Twongere tubahe ikaze rero abakurikiye ibiganiro byacu by'ijuru rito, cyane cyane uyu munsi ndaha ikaze urubyiruko. Ubushize mwari mwabonye ikiganiro cyavugaga ku kugena intego no kuzigeraho. Uyu munsi rero nari ngarutse ngira ngo tuganire ku kibazo nibaza kivuga ngo uyu munsi Imana iramutse ishaka kuguha umugisha izagusanga hehe? Abantu tuba turi mu bintu bitandukanye, ariko hari n'abandi babibereye mu rugo, arabyuka nkuko nabivugaga akaryama, ejo bugacya mu gitondo akabyuka agakaraba akitunganya akongera akabaho. Ariko se bwo uyu munsi Imana nijya iraguha umugisha, irakuvana kuri ya nimvo twavugaga rimwe ikujyane kuri kabiri, iragusanga hehe? Ndashaka kubaha ingero ebyiri ziri muri Bibiliya. Hari ahantu ngira ngo abajya basoma mwiyimuka Misiri, hari ahantu Musa yari ageze urugamba rumugoye, arimo kwibaza uburyo agiye kurokora ubwoko bw'Isiraheli. Imana iramusanga iramubaza ngo, hari ahantu ngira ngo abanyamisiri bari kujya bakora inzoka, bakora ibintu bimeze nka maji, bajya bareba abamajisien. Imana igiye guha Musa ubushobozi, iramubaza ngo nicyo ufite mu ntoki? Musa aravuga ngo mfite inkoni. Imana iramubwira ngo urambure iyo nkoni. Cyangwa hari ibitangaza byinshi byagiye biba, muze kujya mwiyimuka Misiri murebe, cyane cyane uhereye mu mutwe wa 4, aho Imana yabaje ngo nicyo ufite mu ntoki. Urundi rugero ndi buhereho ni urugero rw'umuhanuzi Eliya. Hari ahantu yari akeneye guhunga, agomba kuva ubwo ni mu gitabo cy'Abami cya mbere mu mutwe wa 17, ahantu Eliya yari akeneye guhunga kubera ko bari bamumereye nabi. Imana iramubwira ngo genda, hari umupfakazi nategetse ko azakugaburira. Ageze mu rugo umupfakazi aramubwira ati ifu mfite uyu munsi nta kintu gishobora kuvamo, ari njyewe n'umuhungu wanjye dusigaranye yo gukora ubugari bwa nyuma, sinzi niba bwari ubugari cyangwa niba yari kawunga, twamara kuyirya tukipfira. Eliya aramubwira ngo kubera yuko ari Imana yanyohereje, genda ufate ako gafu gakeya ufite n'ayo mavuta ukoremo umutsima uzane turye. Baragenda bararya kuzageza igihe Eliya yarinze agendera. Ngira ngo wenda nyuma haje no kuzamo n'uburwayi bw'uwo mwana wa Eliya, na uwo mupfakazi Eliya aramusengera, umwana arakira. Uyu munsi urashaka kubaza ngo wowe, wenda reka mbabwire basangize irindi jambo Apotre Gitwaza yigeze kuvuga igihe kimwe nagiye gusengerayo. Yavuze ibintu 5. Niba ukeneye kubaho neza, niba ukeneye gukira, niba ufite intego ugomba kwibandaho. Sinzi niba byose mbyibuka, ariko icyambere avugaga ni ukubanza gukiranuka, cyangwa gukiranuka. Ngira ngo ese mu bintu ukora uyu munsi urakiranuka? Ese iyo hagize umuntu ugutuma akaguha misiyo akaguha ati fata 100 ugenda umpahire, ntabwo ugaruka ngo usange wavanye 8,000 bikwanduriza relation yawe hagati yawe n'Imana. Ubwo ndi kubwira abemera Imana, abatemera Imana wenda bazagira icyabo kiganiro. Icya kabiri ni ukwirinda ibiganza biri, yavugaga kwirinda ibiganza biriho amaraso. Ndaza kugera ku cyanyuma nicyo shaka kwibandaho cyane. Kwirinda ibiganza biriho amaraso. Kwirinda ibiganza biriho amaraso bivuze iki? Ntabwo bivuze kwica umuntu, bivuze kwirinda umutima uri mu rwango, kwirinda kwifuriza abandi nabi. Kuko iyo mwifurije umuntu, iyo umuntu afite business ukamwifuriza guhomba, burya no kumwifuriza gupfa wabimwifuriza. Iyo umuntu afite igitekerezo akagira igitekerezo cyiza, wakibona ukumva ishyari muri wowe, burya bamaze kumwifuriza gupfa. Neza niba uri kwifuriza umuntu guhomba, ukifuriza umuntu gupfa, urumva ari gute Imana ishobora kuza mu bintu byawe? Ukeneye kubanza gukiranuka, ukirinda ibiganza birimo amaraso cyangwa urwango cyangwa inzangano. Ikindi cya gatatu ngira ngo yavugaga ikintu kijyanye no kubahiriza amabwiriza y'ahuri. Ngira ngo icyo ngicyo njya nkivuga buri gihe. Niba uvuga ngo uyu munsi waravutse usanga uri umugaturika, nturahindura, ntabwo urajya mu Bayisilamu. Niba bavuga ngo ku cyumweru uzajye gusenga, wagiyeyo. Niba aho usengera bakubwira kugira neza, wagize neza, icyo ngicyo ukacyubahiriza. Ikintu cya nyuma reka wenda bari cyo ngana ninjira mu kiganiro nshaka kubaha, ni icyo kuvuga ngo shaka ikintu ukora. Ndabyibuka icyo gihe yaduhaye ingero 5. Aravuga ngo niba wumva wabuze n'ikindi kintu ukora, kora ishyirahamwe ry'abantu bavoma. Uvuga uti ngewe Mana ndakiranuka, dore ibyo bansaba mu itorero ndabyubahiriza, dore ibiki umutima wanjye nta rwango rurimo, nifuza ibyiza kandi nifuriza n'abandi byiza. Imana ishobora gusanga urimo kuvoma. Ngira ngo hari umukobwa wakoze project, ngira ngo nuwo mu bice by'Uburasirazuba,
abona iwabo hari ikibazo cy'amazi, akora ntuze poroje yise iki, niba ari isoko, niba ari iriba, n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma yaho poroje yaje kumenyekana, bamuha ibihembo, ngira ngo n'umwamikazi w'Ubwongereza yaramuhembye. Ukora iyo koperative, shaka ikintu urimo gukora. Rero nashaka kubasangiza urugendo rwanjye rw'uburyo nigeze gukora akazi ko gukoropa. Ari umukarani nkoropa, ariko nkavaho mbaye umukozi wo mu biro, receptioniste. So umuntu ufite yanjye yaraje arambwira ati bite ko jenoside yari ikirangira nko mu kwa 10, arazambwira ati ko wirirwa mu rugo nta kintu urimo gukora, urabona utarimo gupfa ubusa, kandi yari haruguru hari akazi. Nameze n'akazi bwoko cyangwa ati ni akazi k'ubukarani no gukoropa. Mwana wo kwa mwarimu, icyo gihe ngira ngo papa yari afite n'akazi muri Care International ayobora za Gitarama. Navuga ariko ku rundi ruhande ndarabaze kunzajya kubwira papa ngo namo amafaranga yo kugura ipantaro niriwe mu rugo nicaye. Ngo nayo nyirangiza wa 2 secondaire njyayo kubera n'igihagararo ntibanareba n'iby'imyaka, baduha akazi. Ntangira nkoropa igitondo nkabyuka saa 12, uyu ukoropa buri abantu b'abakirina ndabasuje cyane, nta bantu nemera cyane, niyo mpamvu mbubaha. Uba ugomba kubyuka kare ku buryo saa 1 abaza ku kazi bahagera bamaze gukoropa. Nkabyuka, indobo yanjye yari iri ahantu ibiri market n'itorosho yanjye, ibyo by'amarakirete byari twakoreshaga itorosho yo hasi. Nkabyuka saa 12 nkaba ndi ku kazi. Ibiro nkabicunga neza kabisa, nkakoropa nkavuga ngo ndahakesheje. Ukwezi kwa mbere nta n'amafaranga yari ahari. Ukwezi kwa mbere baduhemba, none ukwezi kwa mbere baduhembaga ibiryo. Ngira ngo mujya mumva n'abaminisitiri babivugana n'abadepite bavuga ko bahembwaga kawunga n'ibiki. Ukwezi kwa mbere natwe baduhemba ibiryo. Ubwo hari ukwezi kwa 10. Ukwezi kwa kabiri kugeze, ubwo ni ukwezi kwa 11, mu bashefu bari batwari dufite hazamo umushefu mushyashya. None akajyaza agasanga naje nakoropye, cyane cyane gukoropa niho twabonanaga ko iby'ubukarani twabikoraga turi gupakira ibikoresho byo babaga barimo kwimura n'ibiki byose, ariko bitabaga kenshi. Uwo muyobozi araza ngira ngo akajya ndeba akanyitegereza. Niyo uri ahantu atariho ugomba kuba uri, hari uburyo iyo uhitwara uko ugomba kwitwara, hari uburyo bigaragara. Rimwe arampamagara mu biro arambwira ati ariko bite byawe, ubu mbere y'uko jenoside iba wakoraga iki? Ndamwana ngeyeyo narigaga. Wigaga mu wa kangahe? Ndamwe nigaga mu wa 2. Ndamwe nese kubera iki waje hano gukora ubukarani? Ati kubera iki wahisemo kuza gukoropa? Ndamwe rero ngewe amashuri ntaratangira, uyu munsi nta kintu mfite cyo gukora, ariko nkenera kurya irindazi nk'abandi bajeni, nshobora gusakenera kwambara agapantaro keza. Ndabyibuka muri iyo minsi hari hagezeho amapantaro yitwa Saviko na za Chicago Bulls n'imipira ya Chicago Bulls. Nkawe ngiye nkeneye uriya mupira, nshobora kubibwira papa ntawungurira, ariko ngiye nshobora kuyigurira mfite akazi. Arambwira ati naze uzasubira ku ishuri. Ndamwana ibyo ngibyo nzategereza igihe leta izashyiraho ko abantu basubira ku ishuri. Arambwira ati kwe noneho nshaka ngo ujye umfasha kugenzura na bagenzi bawe. Naje ndi umuntu nkoropa, narangiza gukoropa nabwiye ko birangirana na saa 1, ngatangira kujya gufasha. Niba hari ameza bagomba kwimura, niba hari ibikoresho bagomba gupakira nkapakira. Ariko hagati aho ngaho abantu twakoranaga harimo n'abantu na mbere ya jenoside bari abakarani. Umutipe nkabona byimbye nk'umufuka wa 100, babimbwiye ngo numva twumvikane, umugongo wanjye n'umutwe wanjye hari ibintu nteganya kuzawukoresha, ntabwo ndi bwikorera ibyo 100. Hajya nterura udukarito tworoheje n'ibindi bikoresho byoroheje za ordinateur n'ibindi. Nyuma nkomeza gukora nkoropa. Ukwezi kwa 11 kurangiye baduhemba ibihumbi 5. Shamaze ukwezi kose bana nkoropa kabisa, nanjye nareba ahantu nakoropye abana ino karori rakeye. Baduhemba ibihumbi 5, ariko noneho umudamu wari ushinzwe kuduhemba arampamagara arambwira ati uze kuza muri comptabilité ndagushaka. Hasubira inyuma gato, aho hagati aho ngaho haje kubamo ikindi kintu ntababwiye. Hajyaga haza abantu b'abashyitsi bavuga indimi zitandukanye. Noneho umuntu wakoraga kuri reception yavugaga Icyongereza, hakagira igihe haje nk'abantu bavuga Igifaransa. Kwa ko narangije gukoropa, narangije no gupakira ibintu, nkaza nkicara nkaba ndi kuri reception turimo kwiterera ibiparo. Haza nk'umuntu uvuga Igifaransa
nkamufasha kumusemurira kamwe muka comprendre s'exprimer za gatoropotse na analize n'ibiki hari cyari kirimo hamwe ni baturutse ahangaha barifuza kubonana n'umuyobozi uyu n'uyu. Noneho ukwezi kwa kabiri kurangiye ukabwo n'ukwezi kwa 11 bagiye kuduhemba bampa bitanu bya bindi byanjye byo gukoropa n'ubukarani barangije bampamagara muri comptabilité. Ndamarambwe ati rero kubera ko umaze igihe utanga n'umusanzu kuri reception turashaka kuguha n'igihembo cy'umuntu ukora kuri reception. Babankubise inote ya 15. Ndayafata nabaye amafaranga nayanjye ko naje hano nje gukoropa ko ibi ngibi nabikoraga nk'ibintu byo gutanga umusanzu kubera ko ndi mu kigo bije gute. Ayo ngayo nyakubita ku mufuka. Ukwezi kwa gatatu kugezemo kwa gatatu n'ukwezi kwa 12 kugezemo hagati noneho wa mugabo wari boss arampamagara ambwira tumva rero ndabona utagikwiriye kuba mu kapita w'abantu bakoropa ahubwo guhera ku wa mbere. Ndabyibuka hari hagati mu kwezi kwa 12 arambwira ati guhera ku wa mbere uzajya uhitire kuri reception uyu munsi guhera ubu ngubu ubaye receptioniste. Mu mezi abiri naje n'umukarani ukoropa nyuma y'amezi abiri mbaye receptioniste njya ku rutonde ruriho noneho abo mu bigo abo bita ngo n'abakadre aba professionnel. So nongera gukora kuri reception imbere yanjye habaga hari telefoni nitabiza ituruka hanze mvugana n'abantu b'indani. Ikibazo icyo gihe nta n'abantu bagiraga amatelefone wenda nari kujya nanahamagara n'abantu nk'abasahuza mva nayo nyiri umujene bya etike z'akazi ntabirimo. Ariko ubwo icyo nshaka kubabwira ni kimwe, uyu munsi wowe Imana nivuga ngo iraguha umugisha irasanga uri gukora iki. Twamaze kuvuga kugena intego, uyu munsi dukeneye kuvuga ngo gira intego ugena Imana isange hari ikintu uri gukora aba ariho ikuzamurira. Story ya kabiri nshaka kubaha, ubwo icyo gihe nyuma byarageze bangira inama ubwo natangiye mu kwa mbere ntago nababwiye n'umushahara nahembwaga. Nkimara gutangira gukora kuri reception nahise mva kuri bya 5 mva kuri bya 15 bahita batangira kumpemba 30,000. Nuvuga ngo guhera mu kwezi kwa mbere narinze ngera mu kwa 7 njya kwiga mpembwa 30,000. Ikindi kintu nashaka kambatere naga story bakimpemba 25,000 no 30 by'ukwa 12. Ndabyibuka bayaduhaye kuri 23 z'ukwezi kwa 12. Nahise njya mu isoko rya Nyabugogo ngura ipantaro ya Chicago Bulls, ngura umupira wa Chicago Bulls urawibuka baguriho igihanga gutya kimbogo ya Chicago Bulls nyine. Hitangura n'urukweto rwiza cyane rwitwaga Benki. Abantu baruzi nibabyumva barabyibuka. Ku cyumweru kuri Noheli ngira ngo n'abahereza ntago bantanze mu misa. Ko numvaga ari nge muntu wa mbere ukize mu bihaga bigari. Bangiye mu misa ku wa mbere ngaruka n'abaye receptioniste nakiri umukoropyi cyangwa umukarani. Ndakomeza hagati aho ngaho baza kumbwira bati Vigile urabona bagitaga mugabo urabona amashuri arageze gira ujye kwiga. Ndasezera njya kwiga. Mashuri arangiye ndagaruka ntangira akazi. Story ya kabiri nshaka kubasangiza abajene uyu munsi arangiza kaminuza akaza yumva ari umuntu ushaka kuba diregiteri, ushaka akazi baguha post paid ya 030 n'ibiki byose. Akazi ka mbere nakoze kari akazi ko gukora mu kigo kibamwe abana bafite ubumuga. Nahembwaga n'amafaranga nta nubwo natinya kuyavuga, nahembwaga 1,200. Ndakora ukwezi kwa mbere kwa kabiri abana mbakunda tukaririmba nkashakisha nkajya mu bigo bisanzwe bifite izo program nkareba icyo mbasha gukora. Twari babiri nyuma haza kuza n'abandi tumaze kuba nka 4 ntangira kumva nkeneye kongera kwigira imbere. Nibyo nababwiye muri video ya mbere yitwa ngo kugena intego no kuzigeraho. Umunsi uzumva wageze igihe cyo gutera imbere ntuzitangire, ariko nanone ntuzavaho waruri nta handi ufite ugiye. So ntangira kubwira Imana ni rero Mana wanzanye hano hantu kubera impamvu runaka. Iyo mpamvu wenda ari yo gutangiza ikigo kuko nahageze ari ukugitangira bushyashya from scratch, gutangira kuri zero. Ikigo ndangije turangije kugikora tugenda tuzana n'abandi bakozi
ndetse n'abana bagenda biyongera. Uwo munsi rero ntangira kubwira Imana, Imana harageze yuko mva hano hantu. Abantu twiganye bakajya baza kunsura bakambwira atari ko Virgile aha hantu ntabwo muri university nta manota batanga, ariko ntabwo nari no mu bafite intege nke. Bakambwira ati Virgile washatse akandi kazi, nkabwo numva twumvikana. Imana yanzanye hano hantu yari izi impamvu. Umunsi yadesize kuhamvana, yafashe icyemezo cyo kuhamvana, izahamvana nta ruhare mbigizemo, ariko mu gihe cyayo ntangira kwishyira muri mudu yuko ngiye kuhava. Ndabyibuka najyaga mbyuka mu gitondo, nagera ku kazi nkabwira umuzamu, nkambwira nti rero shaho dore twajyaga dukora tukiterera ibiparo, none ngiye kugenda. Akambwira ati rego shaho uzajya he watubwiye? Nkambwira ntabwo ndahamenya, ariko nzi ko ngiye kugenda. Impamvu ni iyihe? Nuko nabaga nzi ngo ibyo ndi gukora uwo munsi ndi kubikora neza, ndi kubikiranukamo. Havuga ngo kandi hari igihe Imana izamvana ahangaha. Igihe kimwe ndabyibuka hari saa 4 muri pause, abantu twakoranaga, wenda video nzayiboherereza bazabibona, telefone irampamagara, numva umuntu aravuga mu Cyongereza, aranyibwira ndi umukonsultant nkora mu kigo runaka, nani yakoraga muri banki, ari umukonsultant wa Banque Mondiale. Ni wewe witwa Virgile? Ni njyewe. Ambwira ati hari umuntu wamaye nimero yawe muri Amerika umukonsultant, nawe twarigeze gukorana ikiraka mbere. Ambwira ati yambwiye ko nimba nje gukora mu Rwanda hari abantu runaka yamaye liste yabo nshobora kuzavugana nabo, nagira amahirwe bakanyemerera tugakorana. Jya kwaranda muri interview, uko nari niziye ku kazi, nta bintu by'ibikabyo buriya ntibazababeshye, ikintu ari icyawe Imana yakikugeneye, nta effort nyinshi kigusa. Njye muri interview turicara kwaranda turaganira, mbaza ibyo nkora mu rubyiruko, turangije ndataha. Umunsi ukurikiyeho arahamamagara ambwira ati Virgile ati nari mfite liste y'abantu benshi, nahisemo abantu babiri, we ntabwo urimo, ubwo igihe niwe na kera nibyongera gushoboka tuzakorana. Ndambwira it's okay. Nyuma yarambwira ati ariko numvise ufite amakuru y'ibintu by'urubyiruko, wazaza tukongera tukaganira, ukagira n'amakuru mpa n'ubundi ko ndi mu bushakashatsi. Nuko arahamamagara, ndavuga nuko niba ari ibitekerezo ushaka, icyangombwa nuko ibyo murimo gukora ari ibintu bizafasha urubyiruko, subirayo turaganira. Ambaza ibitekerezo, ambaza uko urubyiruko rubayeho mu Rwanda, mu ibitekerezo free. Kamwe twahuriye kwa Randa, umenye yaranguriye nk'agacupa kamwe cyangwa tubiri, ndangije ndigendera. Ndavuga ngiye umusanzu wanjye ndawutanze, ikizamini nagikoze biranga, ubwo bizaba biza. Nyuma yaho nk'iminsi 2 anyohereza email ambwira ngo ko naguhisemo mu bantu twakorana, ko nabonye hari ibintu byinshi wazamfasha, wakwemera? Email ntago nayibonye, aza guhamagara umuntu nawe yari yahisemo mbere, arambwira ati mpamagara Virgile umubwira ajye kureba email namwohereje. Yebye email nsanga yanyandikiye ambwira yuko yahisemo ko twakorana, anambaza umushahara numva nifuza. Ndangije ibintu byo kugena umushahara rwose biragorana, abajene muzajya mubona akazi namwe muzajya mubyumva, imuna gweje ngo urumva ko naguhemba ngaye, muzaye ikigo cyateganyije bo mubwira amafaranga runaka, harimo n'ibyifuzo bien sûr, nabaje gukora ubushakashatsi. Actually nashaka kubabwira nuko twarangije twemeranyijwe yuko bazajya bamemba ibihumbi 33 ku munsi. Icyo gihe nari mvuye mu kazi mpembwa 120 ku kwezi, ngiye muri ako kazi nahembwaga 33 ku munsi, kandi twakoraga iminsi nk'itatu cyangwa 4 mu cyumweru. Ndavuga ngo mu cyumweru nakoraga 120, mu kwezi ubwo byabaga ari nka magana ngahe, ubwo 120 gukuba kane hafi 180, mu gihe mu kwezi nakoraga 120. Ndagenda nkora y'amezi 6-8. So impamvu mbabwiye ibi ngibi hagaru kugira ngo mbumvishe, wenda impamvu mbabwiye ibi ngibi ni ukugira ngo wumve yuko nugena intego yigene, wizere kuzabigeraho, utangire wihingemo imbaraga ziri positive energy, wumve ko ibyo bintu bizagera. None ushaka ikintu ukora rwose, bajene mbabwire ntabwo nyine harimo nka ba Dawidi, Imana yagiye isanga bari mu nka baragiye cyangwa iki mu ntama, ariko uyu munsi imikino Imana izaguheramo umugisha ni icyo uri gukora uyu munsi. Ese urimo guhinga? Hazaza projet ya Pima, niba haza projet
ya RSSP cyangwa iyindi proje basangura aho ngaho bavuga ati uno mujene ko yitangira ubuhinzi reka tumufashe. Uzakora iyo proje yawe, uzandika igitabo gishobora kuba ari kimwe kikakuzamura abantu bakamenya ko ufite impano. Ushobora guhimba teatire imwe y'iminota 10 uvuga ikintu gifitiye abantu akamaro. Nuhimba bya bindi abantu basigaye bahimba byo kwimenyekanisha gusa, bambaye ubusa, bafata amaselfie bambaye nta kintu, ariko nugena intego ukihingamo ko bizashoboka, warangiza ugashaka ikintu Imana iri busanga uri gukora uyu munsi. Yasanze Dawidi ari mu ntama imugira umwami. Yansanze nkoropa ndi umukarani nirirwa mpakira mensuri nateruraga ibyo nshoboye, ndangiza mbaye receptionist. Insanga nkorera 120 ndahamvana injyana ahantu nkorera 33 ku munsi. Wowe uyu munsi Imana nishaka kugira ikintu gufasha muri za ntego wihaye, wenda simbizi intego wihaye ni business, intego wihaye wenda nukuba umuhanzi ukomeye, ariko se uraziha ubundi uryame. Ubwo rero icyo nashaka kubabwira ni icyo ngicyo twavuze muri video ya mbere, twavuze ku bintu bijyanye no kugena intego. Ya kabiri icyo cya kabiri wenda kirimo hagati tuzakora ikindi kiganiro, ni ukwihingamo imbaraga zo kumva ko bishoboka, positive vibes, positive energy. Icya gatatu, shaka ikintu uri gukora uyu munsi. Haga Imana izagusanga mu buriri ngo guheremo umugisha, haga Imana izasanga uri mu kabari ngo shaka ikintu gukora. Noneho icya gatatu, ubwira Imana uti Mana dore mu byo ndimo ndakiranuka, nkeneye yuko ubimperamo umugisha. Izaguha umugisha kandi intego wihaye uzazigeraho. Reka rero mbasezere mbashimira ko mwakurikiye video kugeza ku musozo. Ndifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeza kwirinda COVID-19. Nta rindi banga, irya mbere ni ukwambara agapfukamunwa kandi mukakambara neza. Icya kabiri ni ugukaraba intoki. Twirirwa dukora ahantu hatandukanye, ufungura imodoka ukayikoraho, ufungura serire ukayikoraho, ntabwo uzi undi muntu wayikozeho ibyo yakozeho. Dukaraba intoki neza kandi inshuro nyinshi. Icya gatatu, wirinde kujya ahantu ngo mwegerane, musigemo byibuze metero. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao, bye.